mwiza nawe umeze neza meze neza kabisa we meze bite nanjye meze neza na mahoro kabisa nta kibazo ibyo gusevinga no imbazi nago gena sevinga wowe udasevinga ahubwo cyaba ari ikibazo meze yakoresheje none zo yakoresheje nago gena sevinga ndayarya nkayamara kabisa Edi umwaka ntushize ukora hano urarenga ho gato urarenga hano nibagwemba buri kwezi none se urashaka kunyaka icyacumi reka tugendane wowe nsubize icyo nkubajije barampemba rwose okay none se urakodesha oya urahaha ndihahira uhahira ndetse nese ntari mu rugo ngiki ukabirira mu gasozi nyine none se ntari mu rugo nabirira he mu mihana niho uburi abantu kuri YouTube yacu batubwiye we musore wo dukurikiye wasevinze ngahe cyangwa wageze ku cyumwaka ufite iki wenda ufite iki duhere utubwire kizakurengera umwaka uta ushaka no kumara umwaka ntacyo ugezeho ntacyo bitwaye wenda ukareba uta cyane no ufite ubuzima ariko kandi ubuzima n'Imana ubutanga Edi byawe ndakubaza kudahaha kutishyura inzu erega amafaranga oya none twebwe turashaka wende washoye kamubaza cyo kimwe washoye oya banza wumve ngenda mutsumva ariko we ashoje byibura afite company na company se yatangije nayo uzi yitwa ngiki oya abumviriza oya iriya bana ibihuha ariko mbabwira none se uramutse ugiye mu byo gusevinga ugapfa nk'ejo amafaranga se yarirwa n'abahisi n'abagenzi abahisi n'abagenzi kubitekereza yuko bigiye kubikora cyangwa babivugira oya none se ukaganze nkubaza ahubwo buriya akagira inama abana kugira ngo sevinga bakinvestinga numva atari byo byiza neza bw'ipfuye bwogeye gukomeza ku investment kuzimu washora amafaranga kugira ngo uyabike ibintu byo kubika ntago impamvu umuntu sevinga se nimba uta investinga yaryo amare kugira impamvu umuntu sevinga no kugira ngo azakora investment ntago amafaranga yose yakora investment oya wowe sevinga kugira ngo uzakora umushinga runaka ari ikintu amafaranga abitse hari ikintu kimwe turashaka twebwe tujye kubikora nk'abakuru bawe Edi ngewe na Siri ndi mukuru ndakuruta nimba ari amafaranga utiyamba buretse ngewe ntago nguha amafaranga kuko hano baraguhemba buri kwezi ahubwo ngewe ngiye kubwira bosi kuko byarakunaniye kwibikira urumva ngiye kubwira ikigo kigufungure konti ebyiri ayo uzajya ukoresha kuko biragaragara ko amafaranga menshi uyakoresha mu bwangizi n'ahantu itajya guhaha ntibatanga fagitire ugura ibintu bitari ngombwa urya amafaranga ukananywa ni ibintu bitari ngombwa rero tugiye gusaba HR bagufungure konti ya saving uyu mwaka wa 2026 byibuze bajya baguhaho bajya bagushyiraho saving tuzajya gusoza umwaka byibuze dushobora kuvuga ngo Edi cyaba ari igitugu none se gute bandemera uburyo nkoresha amafaranga kandi cyaracyari hano ndamurabutswe cyahari rwose nese gute bandemera amafaranga uburyo nyakoresha kandi nshaka kuyarya nkayamara ahubwo banyongera namwe mukanyongera ndi ariko turakongera nkajya nyabika ariko muyansevingire Edi tujye kugusaba ikintu kimwe ni hano ni mu bajama bawe kwa gatano baririgara tugiye kugusaba ni iki kintu kigutwara amafaranga menshi ko udahaha udakodesha urumva ntakivugara nawe cyemewe n'amategeko bakiremewe gusa byose niba cyemewe n'amategeko kivuze gusa byose no kuyarya iyo business yamaze byose bijyanye no kuyarya no kuyakoresha umuntu nyine mu buzima bwawe nese abantu uyinjoyinga bo muri make urinjoyinga ariko mu bikenewe none se rega n'umubiri wawe bikeneye ubikeneye se ukeneye kurya ntabwo waba utari iyo ahantu hahira ntabwo batanga fagitire ebyiri barayitanga kandi nayo mba nshaka gutsindira amafaranga buri cyumweru nayo mba ndi mu mibare uyu munsi rero ikiganiro kigiye kuyoborwa na Dadi ari kumwe n'abana kamere ku mutoya ari uvuga ntabwo ndi buvuga ngo kanaka umutoya kugera ku mukuru mwikore imyaka yanyu murayizi umutoya nakwakiriye muraho tutazi imyaka ari abantu dukeka imyaka yabo wowe uko mwiyizi uko mwikeka umutoya nakwakiriye iyo ndebye mbona Deusere mukuru we ntabwo nkwaje niba Deusere mukuru mvuze ngo nakiriye umutoya avuge umukurikira kurikireho usoza twagiye umutoya atangira nakwakiriye
urakoze cyane. Okay. Umeze neza? Meze neza kabisa. Ubwo Edi niwe muto yambwiye abantu bose bahise babyumva. Umeze neza nta kibazo? Ni amahoro Agapira kabisa. k'umukara katagira imbeho we ntabwo wakonje ko sinjya nkonja cyane. ntabwo ujya ukonje kwera imisatsi. Isi imisatsi ahantu hose nuko iri ahantu hamwe gusa hejuru. Honyine. Okay. Najya mporo mbabone bagira bavuga ngo imisatsi ngo imara imbeho. Nuko bajyaga bavuga ibyo nta makuru mbifiteho rwose. Akabero ni keza kaba gakirigita nabugomba gukumva. Okay. Urakoze cyane. Ukurikiraho nawe nagire vuba. urakoze kutwakira. Nawe ukurikira? Okay. Deus ahubwo nawe nucunga neza kureba neza. Ubyitondemo. Yego ubwo nawe umeze neza. Ndashima wewe kuda akabero nawe kujya gukira igitabo we. Yanjye nayumvishe. Nigeze kunyagirwaho niyo mpamvu nahise nshaka nifubika. Iryo kote ni uruhu ni kwire niki? Nabankubeshye. Ubona kwire atandukanye harya. Nabankubeshye pe. Sindi umuhanga mu kumenya ibyo bintu ariko iyo unyagiwe ntago amazi ageramo imbere. Kabanga bavuga ko umuhanga mu kwambara kwitabize. Abambeshyera cyangwa kagera akantu. Bashobora kuba barabyibeshyeho. Ariko umeze neza. Ndashima Imana kibazo. Chanete Chanete n'utwuma tuzingazinganye. Ubigenza tutese kugira ngo uberewe. Ubigenza kugira ngo uberwe. Ukurikiyeho nakurikireho ngo bamberewe n'amunzane. Murumuna w'umusaza nawe wegira. Murumuna w'umusaza n'ukurikira. Muraho. Ubwo rero abantu bajyaga bakubona ngo Deus ngo niwe mutoya muri iriya kipe. Niwe muto bakuvumbuye none gitangaje birikoze. Ntawe ubikoze. Ariko ni muraba nta kibazo. Ntawe ubikoze. Ntawe ubikoze. Ariko nje nabanje kwiyakiriza mbere wanga kunyakira. Wabyiyorere. Nawe ubwawe wabikoze. Ariko nawe usigira isoni. Nawe wiyigize inyuma. Wayisigira isoni z'amabara arukoze. Yo! Ubu rero abantu bamenye imyaka yawe. Abamenye kuri murumuna w'umusaza. Umusaza n'uyoboye ikiganiro ubwo murumuna w'umusaza nawe n'umusaza. Mwari kuvugira rimwe ko twari kuvugira rimwe. Wavugira rimwe na dati. Utarabye ibyangombwa. Kuvugira rimwe ni sawa. Utarabye ibyangombwa wahita uvuga ati yarakwiye kukiyobora. Oya. Kuriya. Ubidarabye. Arabona bavuga ngo abakinnyi bagabanya imyaka. Nabajije Deus yayongeresheje yagamije. Hari abanyamakuru bayigabanya se. Deus yarayongeresheje hari nagira imyaka yari afite. Kose ni myinshi. Udateze gukina ikipe y'abanyamakuru y'abantu y'imyaka 30. Oya. Ariko uziko. Mungu nawe ni kasa rwose. Oya uziko nakubwiye story twagiye igatsibo. Twagiye igatsibo gukina na J Sport. Noneho ebana muri defense nari ubu ni mu defense rugezweho ra. Mu Burayi se? Ni Saliba nego ha. Nari meze nka Saliba muri defense. Harimo hari ejo bundi muri uyu mwaka. Noneho hari abagenti rero benshi. Ko twakinaga n'abana Gatsibo. Na foto ya Saliba warindiri waretse umuntu akaragiza inkuru. Nuko Pati Saliba ari hano. Makirangiye umwe akira ku ruhande. Ngo ubasha kuvuga ikinyarwanda? Ndi umunyarwanda. Twa dufite ibibazo by'abakinnyi uhari. Ngo reka mushakire ikipe ngo nko kuwa mbere bizaba byakunze. Foto ya Saliba ntawayo. Ni imyaka afite. Abesikora baragira. Wakoza gasara gona gumuruta. Yezu ari gusangira n'intumwa ze bwa nyuma. Yarababwiye ngo ibi mujye mubikora bizaba urwibutso rwanjye. Edi rero nawe ushatse wajya ubikora bikazajya ko yaragiye kugenda njye ntaho nzaje. Yabikoze asezera. Ari gusangira n'intumwa bwa nyuma. Ahubwo we wakurikiza Yezu. Ni mugenzi ari mu nzira. Uzirikane ko ariko hari n'abantu bagize gutya bakabicamwe umugani bakavuga ngo iyo wigize Yezu urabambwa. Ubwo rero ntabwo ari gihe wabivuze. Icyo nicyo kigutinyishije. Aba niho utinyira rwose. Aba niho utinyira pe. Fadwiriwe neza. Siniriwe. Wabaye ikize kuko mbona uri hano. Ndahase ndahari ko. Kuzi ko wikirije nk'uwiri uboshye. Kandi mfite. Kikize. Akunda ariko nako. Kunganya rega niko byari biteganyijwe. Watunguwe se? Oya ntago ari byo birasubiriya. Mwese byagenze bite? Abyorere. Naho gahinda mfite byorere. Akahise. Abaye ikize. Kanyegetse ko kanyago. Nyine wabaye. Ariko ikibazo nabwo nashaka kubaza Edi. Inyungu nzaba ari iyi. Yiki? Mwaka utaha ko mubwiye ngo wenda bizaba ari buy one get two. Ngo cyangwa byaravuye Burundi kizamwavanzira n'iki?
nuko azaba arasoje kwishyura minerivare. reka ndacyarwana na beride n'ibiki byose. oya ndavuga ikizamwavantaje umwaka utaha kizaba ari ikihe muri ibyo bibiri iki yakwifuza ko cyabaho muri ibyo bibiri ibyo Urumva? biveho Oya urumva w'ikibazo afite get to uyu ni umuntu wakoze graduation agifitiye ideni muri kaminuza. berede ramureba Urumva hari na beride nayo iri kumubwira iti ishyura n'abandi bige. mushatse umwana amfasha ngaho nyumvira ni 8% mukayimutangamo nka 4%. wakwirwarije ko ari wowe ninde wakwigiye ahubwo gira vuba abandi biga gira vuba abandi biga so ratangiye ntuca abana kuko ejo bundi nabonaga mbivuga nka muntu uri muri Razi Nyanza hari bidatangiye yari itari dekarara ariko yarabikoze hari utumesaje ubona niyo utaye ira website bero wayisura Kuri minuza Eh. ndayisura. minuza kadomo berede Minuza ndayisura. ni sawa rwose. ubwo byaciyemo ni sawa oya gahenda nari mfite nako hakurya hariya na bagiye ni siniriwemo nza makuru neza nyankuye nayo hangaha numvaga amakuru kwa Risiye niyo mpamvu Okay. ko gahenda Iki ni naringize. oya niko gahenda nari mfite kwa Risiye ibyo numvise kwa Risiye azinduka ariko umusatsi wenda nawe yandusha n'ubwana Edi arakurusha akaremera ndeshyo munureshya nka Messi Barbuena edina ntabwo shiro de usa Edi nta muntu umuvuga nabi uko mugusha neza kose Edi uraho neza uraho neza na siri umeze neza meze neza nawe umeze neza eh umugiye kumpa keya reba ni umunsi uragura oya ntacyahindutse ibyo nabitekerejeho ni kuko mwavuze ngo ntinze ninagura ndavuga ngo ngiye kubireka kuza koko ariko birangira nje avuga ati Edi reka nkubwize ukuri ubu wemeye kuba ikigwari muri iki kiganiro yagaruka kubikigwara abantu hano bakora bose baraguze cyane hari uzi utaragura apana muri iki kiganiro njye abantu ahubwo se bose hari utabona Oya, ikintu cyane twebwe se turajya kureba iby'abandi ntabwo turebye abasaza bo muri plateau ntabwo turi burebe muri 226 ntabwo turi burebe mu mpumeko twe turiba muri Ahangaha. sport bar hano mu bantu ba sport bar ni wowe usigaye urutwe na Emi koko cyangwa tunga urutoki batiuzi nta kintu kindarya tunga urutoki ahajyana sinarakiriye ariko narakiriye hakuze uko ariko urumva ntabwo nkibyibuka uzi uko njyewe ndusha ninde ukwibukije se oya buretse se uzi uko Edi mugura kurusha ababyeyi be yewe we ati yewe reka mbereke mungurure ukwezi kose nanjye wenda umwaka utanzatangira kugura oya wegura uyu munsi umwaka umva mubwire ahubwo yegura uyu munsi ubundi ntuzongere ntuzongera tuzagutunga amezi 12 umunsi kanekereza ntabwo byashoboka biragoye urumva nabwo byahita bisaba ko mara ukwezi utaza ku kazi biragoye tumufatire ibihe bihano abantu batanga ibihano oya mufatiye ibintu byaba ari igitugu byaba ari igitugu rwose n'ibintu 26 oya hari abakinnyi n'ubundi bitegura bagata concentration nasira arakubwira ati wegura rimwe oya 2023 mwaka bibe bivuyeho cyakora Edi reka nkubwire tuzabwira umuyobozi Sidike Nsengiyumva tumubwire tuti Edi amaze kutwereka ko amafaranga ye niba yayajyana he oya mwihangane abiwabo yatubwiye ko adahaha ngo n'imyenda baramugurira n'imyenda baramugurira oya ibyo ni ibibeshye ntayo bagura ni ibiryo gusa ntayo bagura ibibeshye ni ibihuha mani ni ibihuha ariko byasirena umwaka utaha kubera yuko ubu ndacyari kwisuganya ariko wisuganye narega murahenze ndi kubitegura oya turahenze se twete hano nta muntu uri burenze ibihumbi 2 cyangwa igihumbi ko muri kwivuga ngaho cappuccino 2 bibiri ubwo ni umwaka utaha ntacyo ni 2 rero ndavuga tugurufuka yikatwe muri kuvuga ngo bigiye kuba ubu ngo nta muntu uri burenze 2 oya ntago ari ubu Edi njye ndashaka kuzi wanjye urumva nkagutunga urumva ukava ku babyeyi njye nta kintu sinzakubaza icyo kurya umuriro amazi ikintu uzajya ukora gusa abazayankoresha imirimo y'agahato uzaba uri umukozi se njye ndashaka gusa byibuze ndebe ko byibuze aya mafaranga yawe ndebe ikintu yakoresha ariko ushaka kunyigisha imico mibi imirimo y'agahato ukanyigisha imico mibi iyihe mico se mibi nubisha muri geto ngo ibintu biberayo etse nk'icyaguteye ubwoba ni iki ibyo bya match
gasinatuye muri stade ke kujyanye mu rugo ahantu aho none se Kandi hari njyewe abantu nzi geto zabo zitwa Riyanza bene ubundi ari hano none sinamuvuga kubona ziri rero ni mu mahoro humura nta kibazo mu mahoro humura nta kibazo gihari hamwe nta bafana baba barimo reka twigendere amakipe abiri gusa shayedi rwose niba mwamutegerezaho ikintu umwaka utaha oya ariko Edi ni ukuri umwaka kw'Imana utari umwaka w'igikombe cy'isi tutanareye saa sita Rega turi bugure nka impamvu Ben ntagura ntabwo nibuka ibyo mwanguriye nawe niba ubyibagiwe wowe shinzwe bati ahangaha sinari ikintu cy'umuntu yaba yibagirwa vuba na kuvuga ko wabyibagiwe hari ukuntu wibuka ariko ikintu utibuka test yacyo nimba ari amata numve ngo narayanyweye cyo ntabwo ari ikibazo cyacu ariko umwaka utaha tukuvuye reka uyu mwaka uba kandi uwanyu ntabwo uzi ko uzaza kera reka uyu mwaka uba ni uwanyu ibiganiro bitatu tugiye gukora tukaba twinjiye sinzi niba nzanahageza ko uyu mwaka reka uyu uba uwanyu hanyuma nanjye utaha uzaba Edi, uwanyu icyemezo twe dufashe tukuvuyeho ikintu cyitwa kugura oya ubwo mumfashe nyine tugiye kukumenya nko kugutunga nyine tumenye ko ahubwo nagira umwutu nkosora ahita agura kugira ngo tuvane icyo cyaha ariko hari umuntu witwa ngo nimenyiza aravuze ati ariko ubanza Edi iyo ari buhembwe intozi zimugenda mu mufuka ahemberwa ahubwo kuri banki y'ibisambo se cyangwa hari abantu bajya guhita bayafata kubera amadeni oya nawe hari ukuntu umugabo atayirakaje akajya akubita ifurusheti ngo ariko ngo muhora muteka ibiryo bimwe kandi ese gutera umugabo ibimenyetso kandi aho yavuye sha amize za sukuma weke z'inyakenya utari umugabo yatumije akaguru k'ihene arakamize cyakoze byose nkubeshya nayumviye kugafungamo none akarenda nahaga hanyuma akakubita imbere y'imvange ariko ababo bahora bateka imvange gusa oya ariko amahirwe ngiye nuko banageze urumva ngewe izo nk'ako kaguru k'ihene na kari ejo hatekize ingahe be zari tariki 10 urumva ngiye kuko njye navuye hano ca 11 urumva ngiye sinageze mu rugo rumuri ku itariki 11 wadarakamiza ageze Kimironko azanze imvange arahita yikorera inkuru isoro rimwe ririmo isamake pe nuko ntayifunguye nubwo ntayiriye rwose ariko isoro rimwe ririmo isamake ntabwo wayiriye ntabwo nari mpazi ihene warenzaho isamaki ntabwo nari mpazi kabisa ejo najyanye n'ino n'ababari wanjye nko mu masaha saa 11 n'igice twavaga saa 2 n'igice wagiye naje gufata icyemezo kugira ngo mfashe abadamu bangiye kujya ntanga amakuru y'aho bamenye ko mushonje cyangwa mutariye muhazi bakwiye ko tutarya bakugejeje ko tutarya ndabazi hari ukuntu ebana dutandukana mugahita mwirakaza kandi muhazi kugira gusa ngo mu rugo mutaza kurya bataza kubatega imvange reka mbwize ukuri wowe usanganye na Siro waragowe kabisa ni ukuri ko Imana nk'uje waragowe buri utajya ubona impamvu ntajya ngendana na Siro mu bijyo kujyanye no kurya kugira ngo niyo impamvu na Siro umuntu wanagufotora uri kurya utamira yego na Siro ntabwo ujya ubona amavideo ye za Snapchat y'ibiryo rero mama intoki za bene kandi intoki zawe nta muntu utazizi intoki zawe nta muntu utazizi ariko fa umira akaguru k'ihene abana birenze imvange ndeke kubivuga uzajya utanga amakuru reka da ahubwo waba umugabo ugiye uhita ukaguruka akaboherereza yego rata aho kubivuga byo umuntu ashobora no kugera akabihakana ko atakariye ari ifoto se kagura ise karire muri hiroza kamaze wakabuza kwasana ugakohereza mu rugo sawo uti dore so ameze neza hano namwe reka mboye ni mumere neza nimero za Hassan n'izihari ahubwo uzi ikintu ngiye kujya nkora ngiye kujya menya uri kukamirira ahantu mu ibara mite mbwira abana bikopeshe kwa Hassan wanyire wijira ideni ntacyo bitwaye impamvu njye ntajya nsangira nawe buriya meze ute meze neza kabisa nawe meze neza nanjye meze neza ni amahoro munsi ni kuwa kabiri kuwa kabiri munsi uri ukonje buy one get one ntacyo mfataho urumva ko hakuna nabimenyereza inyambimenya reka njye nta makuru nari nguhaye kugira ngo bitazakugora undi munsi uyu munsi ni kuwa kabiri ni umwaka utaha hasi kera
ubwo uratangirana na Jeremy Doku agarutse mu myitozo ndumva tuzakubona na Jeremy Doku yagarutse mu myitozo shaka izaba yarabaye bawi 1 get 2 cyangwa byaranavuyeho cyangwa ibyo birashoboka umeze neza ariko amahoro kabisa nta kibazo na kimwe okay ndakubona rwose ngewe umura nta kibazo ntacyo kabisa umura rwose ntabwo ari rero umeze neza n'amahoro ko wasekaga cyane se byari bimeze bite ushyizemo akantu ka doku mbona arikanze cyane yahisemo ikikango nuko nabonye Pep Guardiola avuga ko uyu musore adahari kugeza intangiriro z'umwaka 2026 ariko buriya waba umufasha ukabayinga wano ukagetinga another one hanyuma noneho tugategereza hasigaye iminsi ngahe yaryo ndi 15 gutishyira yandi wara y'amashuri ukarenza tugategereza iyo minsi ni 15 tukareba uko yigaragaza Yezu ari gusangira n'intumwa ze bwa nyuma yarababwiye ngo ibi mujye mubikora bizaba urwibutso rwanjye Edi rero nawe ushatse wajya ubikora bikazajya ko yari agiye kugenda njye ntaho nzaza yabikoze asezera ari gusangira n'intumwa bwa nyuma ahubwo we wakurikiza Yezu ni mugenzi ari mu nzira zirikane ko ariko hari n'abantu bagize gutya bakabicamwa umugani bakavuga ngo iyo wigize Yezu urabambwa ubwo rero ntabwo ari igihe wabivuze icyo nicyo kigutinyishije aho niho utinyira rwose aho niho utinyira pe fadwiriwe neza yewe siniriwe wabaye ikize kuko mbona uri hano ndahase ndahari ko kuzi ko wikirije nk'uwiri uboshye kandi ndafite kikize akunda ariko nako kunganya rega niko byari biteganyijwe watunguwe se oya ntabwo ari byo birasubiriya mbese byagenze bite abyorere ntabwo gahinda mfite byorere akahise abaye ikize kanyegetse ko kanyagwa nyine wabaye ariko ikibazo nabwo nishaka kubaza Idi inyungu nzaba ari iyi yiki umwaka utaha ko mubwiye ngo wenda bizaba ari buy 1 get 2 ngo cyangwa byaravuye Burundi kizamwavanzira niki nuko azaba arasoje kwishyura Minerval rega ndacyarwana Berde n'ibiki byose oya ndavuga ikizamwavantaje umwaka utaha kizaba ari iki muri ibyo bibiri nkiya kivuza ko cyaba muri ibyo bibiri ibyo biveho oya urumva w'ikibazo afite get uyu ni umuntu wakoze graduation agifitiye ideni muri kaminuza Berde ramureba urumva hari na Berde nayo iri kumubwira iti ishyura n'abandi bige mushatse umwana amfasha ngaho nyumve ni 8% mukayimutangamo nka 4%. wakirwarije ko ari wowe bikoje ninde wakwigiye ahubwo gira vuba abandi biga gira vuba abandi biga uko so ratangiye nuca abana uko ejo bundi nabonaga mbivuga nka uri muri Razi Nyanza hari bidatangiye yari itari declare ariko yarabikoze hari tu message ubona niyo uta ira website bero wayisura kuri Minuza ndayisura Minuza kadomo Berde Minuza ndayisura ubwo byaciyemo ni sawa oya gahenda nari mfite nako hakurya hariya na bagiye ni siniriwe nza makuru neza nyampuye nayo hangaha umvaga makuru kwa Alisi niyo mpamvu okay iki nari ngize oya niko gahenda nari mfite kwa Alisi ibyo numvise kwa Alisi azinduka ariko yes